Kanaka basi. Uyu munsi ngiye gusura icyana. Gusura icyana rwose. Kanaka basi. Kanaka basi. Bana yanjye. Ngwara kuriya mukobwa nazamutsinda. Ngwara. Naniye bagira ngo inka zarayitangagije. Ariko ndabona ndashaje. Irashuba ambaye icyo makoye giye gusura icyana mama avuga cyinshi ntabwo bisi umwana agiye gusura umudugudu wa Njaka ahubwo ndagiye ushaka kumbwira iki mama yaje ngabwira buriya n'amakuru y'ababyeyi bazoze bazikira abwira nta kibazo turagaca kanjye narinzi ko nayiteje nimba ari icyana ugisuramo ibiki urugero ugezeho ngo ukunda ibyana ariko ndabona uyu mwaka dusura abantu mungana tugasura ibyana se yamara shaho wa mungu ndakureba mu buto Mamita ikusi wana here kisimkiki bashuka sorry abo bangana habo bata mbese bareka n'utuntu tw'Imana tugiye dutandukanye abana bakangira batwawe bagakora ibintu bitandukanye byo gukora ntabwo bacyumva dore ngenda nkasiga abana bateze nkasanga inkono zashiriye bagiye kwinywera inzoga nkasanga nta muntu uhari yewe ndaje ntabwo namumvaga Koroje kuja so. Numvise ngo bagiye kurya n'amaze kwabijyane twagiye gutembera
kujyana gutembera cyane cyatuhukanye ese umukobwa none ndi muzimu ukajya so bagutembera navuze sho ntiwazamuzamo kujya so bamutemberanye kurya ibyaha cyangwa aribyo byajyana ntabwo ari ukuryana ntujya wutera ahora n'iki amumbujije uvuye kuki byana wowe si uby'ibyana kumbwira ko bari bagiye gusohoka nagusohokanye hehe muri hoteli none baraguhamagarira biruka nta nubwo nari ndi kumva ahubwo bahise bahamagara biruka kandi mwari murimo kunywayo urumva byawe ahubwo se wa mwana we wambabariye ukamera nk'abana ba kera ukareka kuba abana bo muri viziyo ukamenya yuko uri u Rwanda rw'ejo ubu ibintu urimo ni ibiki koko aha ejo bundi nabaraga uri umwana muzima ariko ubu ndatunguwe no kubona umeze nk'umusazi bihameze neza nta kibazo se ufite mu mutwe neza amafaranga mwanywereye murayakuye gusa umuntu yagusohokana ukabura muri kunywera ariko wa mana we nawe urananiye akananigendera mu dore musaza wawe nawe nuko ameze nari nzi ko ari wowe nzitembera pe ngo mfite umwana sigara ariko se koko mwana ubu koko ubu narabyaye naherekeje ababyaye ibi ni ibiki ahambika n'izindi n'abana mfite imirimo yose nkikora njyenyine nkitekera nkipapa nkimama umugore wanjye nagize ibyago ndakabura ibindi biciro abana bagisigaye bababura naje ko n'abana mfite ubu nzabigira nabo nta kwiteza imbere nta kibyitwa mu rubyiruko ubu nzabigira nabo ndavuga nk'isubiza kubera abana batagira umumaro nta kintu bamariye nta bana mfite mu kwigura ubu nzagisha inama ye nzahanura ye nzabigira na n'ubu gusa ngombe kujya mu bwirigi aba ni abana tariki kamiranga amakuru yawe tugomba gusoma akantu kabisa tugize Olivier se kandi ibyo biturutse hera ariko wa musaza ubundi wowe urumva ugamije ikintu uyu musaza rero ashaka ntabwo nyizi buriya nidusoma ku kibaba niho byumve nawe ikibaba umuntu yizomera iwawe wasomyeho abandi bana kwa perezida ariko biteje imbere bafite ibyo bakora nubwo byo muri komisiyo yongerere deme ndagasi hari ikintu bitazi nindamuka nsomye ku kibaba ndashyira bideriga w'umwana ya niga yacu y'umukobwa se atigeze banza yashoye imana ariko zisha azabya n'ubwagifasha mwene hari ibintu buriya utazi madusome ku rusuga ariko uyu musaza ubundi wabanza ukamumenya kumena amahanga ibindi bakina muri muhanga cyane bakina fata
ndasubira nta mweru ugomba gusohoka urutugusa ntumvishe bimwerekane mu maso yawe ariko mwari basema by'abagendekeye mu mubyeyi buri bwumva uri kudushaka iterambere ryacu ni ukunywa tukarya n'ibyaha mzee wajue kumunatoka kuingia uruzi tuona kweli Ndio baba twiste bafu ndio baba twiste bafu mama reka mama kare ya sister yacu irize sinzi iriba baba mbiri reka mubwize rero kuri wa musaza utatuvuye imbere turakumena itara nta n'urusoro icyo bita mubwo mbanze nisoma z'umumena gahanga iranze mani kakantu gashaka kuturaburiza kabisa gira Mama, gira risanga sinzi ibintu bigahaye kabisa. ni kubuntu wari bwajya dutemba kunya kubuntu muheto Reka mwereke rero wakintu. Tugiye kugenda twebwe twari garagasaza ibintu kadukoreye. tugende tugatinya bugogo wawe Tukarabara kabisa. bagiye morale ko mwabajama mugiye Naje shiri wanjye. banguka Ariko se shiri, uyibona tutarasa tujya mu bitaraso wakira. Ikarangira kuba wadutaye yahuzu uri gutekereza iki ko? ikintu wese ntabwo naguhamagaye kuko Baba turaburije cyera meze neza. Wa mstari wanjye uri kutameza. Yagira yahu igisaza cy'umuntu. Wanze ko cyatubishije kwimara kanuma. yakubazwe imvura se Ibintu yadukoreye. sukuza n'umunsi Nazanye ikintu wakira. ushobora rwose Icyo bita mambo nci. ahubwo ko ngako wenda kakira Ibintu twabigeze iterambere ryacu tugomba kunywa. akira mereza akira kiramuko ako kantu se mwamaye ni ibipapuro bazize ugatangiye kumukira Anzanguza wajiwe byarize bizibitibye mu buriri Iriya risaza tuzaribobo iyi niga njye niyo nzagira umugore nzagira umugore biraza ubugingo ndagazira mva mbabwiza ukuri rero iterambere ryacu ubu ni iri ngiri baravuga ngo urubyiruko ngo ruzatera imbere twebwe tugomba gutera imbere tunywa icupa tunywa ikipapa ariko uyu musita wacu yakundaga ka kantu bita ngo ni mugo tugutu turi kuduhaze reka twese nakaboneka gushyira furi gushyira furi noneho uzi ukuntu ibintu bimeze kiriya gisaza tugiye kugita yahuza nawe ababyeyi bakuvugisha tubarabura nabi kuturebere mani ko cyagiye akira afatiraho kabisa ibintu nk'ibi nibyo tugomba kubamo mu buzima bwacu tugahora turi free byo kumva gutera iyo nanyweye icyuma
nkanywa kamugo yewana ibintu biba ari fresh. Noneho ubwo sheke dufite ibintu bimeze tugiye kugenda twarakaye iwanyu no kubaza aho uvuye nanjye kintu ngo gukora yewe sister twagiye mama ibintu bidanje kabisa. Baturage bidasanzwe abaturage mwese mutumiwemo mutarengeje saa munani zuzuye gukererwa ni uguhana buri muntu wese yitabire ndetse ababyeyi bafite urubyiruko mwese ntibasige kuko harimo byinshi bibareba. Murakoze kumva itangazo mugire umunsi mwiza. ese umuyobozi niwe utegereza abaturage cyangwa abaturage nibo babitegereza? Abaturage muri ino minsi ntutangaza nawe ndabona atararangira. ese gutangaza yaba ataraza abaturage bo bumvise itangazo bagahita baza gutyo atangiye kuza. Abaturage mwiriwe bimeze neza? turashe nabatumiye mu nama cyane. Murabona ko icyiciro natumije aricyo muri bo muri urubyiruko mwese muri munsi y'imyaka 35. Nibyo inama rero nabatumirije uno munsi nagira ngo tuganire ikijyanye n'ibintu byugarije urubyiruko muri ino minsi. Kugira ngo murabibona uko ino minsi imeze nkamwe cyane nk'urubyiruko, icyo kintu murakindusha no kukimenya kuko biri nimwe. Ni ukuvuga ngo abase kandi ko batagiye kureba inama ya kabiri, ntabwo nshaka inama ya kabiri mutuze. Ni ukuvuga ngo muri ino minsi hari ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Mu rubyiruko mumaswe n'ibiyobyabwenge, ariko ndi kubona isura yawe. Ucunge neza utazagira aho unyura ugasanga bahise pandagari gutwara. Uzi ko pandagari muri mu nzira ya parika rero ikintu nababwiraga nagira ngo mwese muhindure imyitwarire ku bitwaraga nabi, abitwara neza mukomereza aho ngaho. Ndabona n'uwahitira inama aje Muzehe Gahigi. Yego uraho neza? muraho mwongeye kwirirwa. Karibu mu nama. Turashika mfasha urubyiruko, abana bacu ni abana dukwiye guha uburere bw'ejo hazaza. ibyo cyane kuko nibo mizero, nibo mbaraga z'igihugu. Dutezeho byinshi by'ejo hazaza. Murakoze cyane muyobozi. Aho tuzava nibo bazadusigarira. Rero dukwiye kubaha uko bazitwara mu minsi izaza. tugize amahirwe gusura n'umuyobozi mukuru, reka nawe aze agira icyo atubwira urubyiruko rwacu. Muraho neza abaturage banjagama? Twiriwe neza. Mumeze mute? Turakomeje. Ndabona muri intore cyane, ariko nyujije n'amaso ndeba hari abantu duheruka guhura bafite uducuma ndetse bacuruza n'amafege. Inaha namwe urubyiruko rw'inama n'amafege? Urubyiruko rw'inanga rwarayamaga mu minsi yashize, ariko ubu ngubu rwisubyeho. Ntabwo bikibarangwaho. Rwisubyeho. Hari abo nabonye, hari abo mbonyemo we nakubonyemo n'uyu mukobwa, sibyo? Numvise sanze muri kubagira inama, ese bisubyeho? Ese mwababwira ibintu bijyanye n'amatsinda y'urubyiruko rwo kwiteza imbere? Twabagira inama abo bagiye mu makoperative no mu matsinda, ubu rwose biteje imbere. Ibintu by'amatabi no gusinda babivuyemo byararangiye. Byararangiye. Ni amashyi.
niho amashyi rwose. Tudatinze rero reka tukihuza abantu babiri bavuye muri ubwo birara sibyo bagiye mu matsinda bakiteza imbere, reka tubahe umwanya twumve. Reka ajye kwicomekera inkotsi izo nama zanyu ntacyo zivuze kabisa. Bayobozi uyu umwe niwe usigaye mu bantu bose twari dufite, ariko nizere ko abandi cyagenze neza. Njyewe ndatanga ubuhamya mu bantu banywaga ibiyobyabwenge, yego amatabi, inzoga zitemewe, ni umuntu byari byarabase, yego ariko rwose naje kwibuka inzira yo kuba naba umuntu muzima, yego ibiyobyabwenge ndabireka, niteje imbere, nagiye mu rubyiruko bagenzi banjye rwose. Rero mu by'ukuri ubu naguze agatungo, ngura igare, ubu naguze n'ikibanza. Rwose nshishikariza urubyiruko bagenzi banjye yuko batanyura mu nzira nari naranyuzemo, kuko nahuriyemo na byinshi bimbangamiye, n'umuntu wese ubirimo akaba abyumva namushishikariza yuko yabivamo ibyo bintu atari byiza. Tumushimire cyane, tumushimire kumuha amashyi. Hanyuma mugenzi we yari yarabazwe n'ibiyobyabwenge sibyo, buriya umuyobozi akagusura ahantu hari amakuru amwe make afite sibyo, tugiye ukuntu nawe avuye mu biyobyabwenge ukareka ingeso mbi ukaba wariteje imbere. Murakoze. Jewe shegwagiriwe yari yarajyanye mu biyobyabwenge, yaratokanye ngo ni muri hoteli, bibwiye papa gibyara, yego nuko nyine niba yarahuye n'ababyeyi baramuganirije, nanjye duhuye arambwira ngo rero sheri wanjye ugomba kwitwara gutya, ubu ngubu nyine nsigaye ndi kuri fashion. ubu meze neza, umeze neza nduzuye rwose, nanjye naha bagenzi banjye ubuhamya. ubwo inama z'ubuyobozi, inama mwagiye muhura nazo abayobozi babayobora babagira inama rwose murahinduka. Twarahindutse wasigaye adahindutse, hasigaye umwe, kuko nababonye muri abantu batatu mugenda n'umucuma, wowe niwe ufite itabi cyane uri gusoma byose. Njye naramubonye ngira ngo yacanye mu mazuru, nangira kubaza niba mu mutwe habamo n'igikoni. we niwe usigaye kuko yanigaragaje koko nagashaka guhinduka, ariko nizera ko muzakomeza mumuganiza mukamuhindura sibyo? Yego kuko murakoze cyane, nawe tumushimire mukoma amashyi rwose. Natinze rero, iyi ni Karabu Tuwemeze TV, ifite channel yitwa Tuwemeze TV kuri YouTube channel yabo. Bakeneye ubufasha bwanyu gukora subscribe, bafatanya natwe cyane, nabashene mureke mwafasha twese turashimira n'amashyi menshi. Uyu ni umukino rero bateguye mu buryo bwo kugira ngo badushishikarize kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse banagushishikarize n'uko tugomba kuyoboka amatsinda y'urubyiruko tukiteza imbere. Murakoze cyane, ndabashimiye.